abakunda ijambo ry'Imana ndabasuje mu izina rya Yesu. Abakunda kureba Manu Rwanda TV ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibageze kuri, Imana ibagure nkuko namwe mwifuza kongera kure. Imana ibagirire neza, njya mbabona rwose mukurikirana. Imana ibaha umugisha. Amen. Rero ibintu 10 Satani atinya kurusha ibindi. Icyambere twaravuze ngo umuntu wizera adashidikanya. Kabiri numenye ijambo ry'Imana. Gatatu nusengana umwete. Kane nukora iby'urukundo. Gatanu nuvuga ubutumwa bwiza. Gatandatu nuwizera umwuka wera. Karindwi nuzi gufata umwanzuro ukwiriye adashidikanya akamenya icyiza n'ikibi. Umunani uca bugufi agatumbira mu ijuru akamenya ko Imana yacu ishobora byose. Reka dusome. Uca bugufi akubaha Uwiteka. Iyo dusomye Yakobo ibice 4:7 ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Satani azaduhunga igihe twaciye bugufi tukamenya ko Imana yacu yitwa ishobora byose, yitwa Imana yo kwiringirwa, yitwa Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Yego uca bugufi. Ariko twasoma mu Migani. Amena. Hehe. Mu Migani ibice 22 umurongo wa 4 haravuga ngo iki? Ngo wicisha bugufi umuntu akubaha Uwiteka. Hari ibintu bitatu abona ahabwa nk'ingororano. Icyambere n'ubukire, icyakabiri n'ubugingo, n'icyubahiro. Imana ishimwe. Ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Hari abantu bazi kwishyira hejuru we. Mu itorero bakishyira hejuru, mu bandi bantu bakishyira hejuru, aho bakorera bakishyira hejuru. Umuntu akabona 50,000 akabyimba akumva ko ariko Imana ibagirire neza. Imana ibarinde kwishyira hejuru. Umuntu uca bugufi akubaha Uwiteka. Muribuka Goliyati yishyira hejuru ngo azarwanya Abayisiraheli, ngo nta mugabo wamunesha, ngo afite imbaraga, ngo afite icyubahiro, ngo niba akajya abwira Abayisiraheli atuka Imana ngo iyo Mana yanyu iri fake, ngo nta kimaze. Yishyize hejuru. Ariko ahura n'umwana waciye bugufi, ahura n'umwana wubashye Imana, ahura n'umwana wubaha Imana, ari we Dawidi. Afata ibuye gusa, amabuye ararifora, haravuga ati nguteye mu izina ry'Uwiteka. Tanga Satani mu izina ry'Uwiteka. Uvuga uti mu izina ry'Imana Data, mu izina ry'Imana nkorera yo mu ijuru, ndagutsinze Satani, ndagutsinze wabukenewe, ndagutsinze ndatsinda abarozi mu izina ry'Uwimana, ndatsinda abanyabyaha mu izina ry'Imana, ndatsinda abandwanye mu izina ry'Imana, mu izina ry'Uwiteka. Hinduka umuneshi. Uvuga uti ndatsinda ubukene mu izina ry'Uwiteka, ndatsinda igihombo mu izina ry'Imana, mu izina ry'Imana yacu yo kwiringirwa, mu izina ry'Uwiteka, mu izina ry'Imana yacu ishobora byose. Iyo niyo Mana yatandukanyije inyanja. Iyo Mana ibagirire neza, iyo Mana ibabe bugufi, Imana ibarengere. Mana yacu irashoboye. Yego. Arega Bibiliya itwigisha ijambo ry'Imana, kandi Imana iravuga ngo ntituzaba imirizo, ahubwo tuzaba imitwe, kandi umutwe uri hejuru. Haleluya. Imana ishaka ko tubaho hejuru, ariko tukayishyira hejuru, tukamenya ko Imana ishobora byose. Rero wowe ukirata amamodoka, ukarata amashuri, ukarata imiryango, ukarata icyo Imana ntabwo ibikunda. Satani ahubwo we yaragufashe, yagushize mu gatero. Menya rero guca bugufi, umenye kubaha Imana, umenye kunezeza Imana, umenye kuvuga neza, umenye kubwira abantu neza, umenye usura abantu, wumva ko wihagije. Imana ishimwe. Nta muntu wihaza. Yewe wikwirata ubwenge n'ubwo Uwiteka. Ubwo n'ubumenyi ufite. Uravuga Icyongereza ukadidibuza, ukavuga Faransa ukadidibuza, ukagira amafaranga menshi, ukishyira hejuru kuba mukorana, ukishyira hejuru aho utuye, ukishyira hejuru aho ugenda, abantu bakagutinya, bakajya baguha ibyubahiro. Ariko nagira ngo nkubwire, nuticisha bugufi Imana izakumanura. Imana rero yacu yitwa Imana ishobora byose. Ariko muribuka umugabo Mose.
wari umuhanuzi w'Imana, yari umugabo Imana yemera, ukiranuka, ndetse no kumuvuga Imana yahanaga n'abamuvuga. Ibyo mwari mubizi. Miriyamu na Aroni baramuhagurukira, baramuvuga, Imana yamushyize hejuru. Reka abantu bakuvuge, yego nuko wabarenze, ariko we ntuzate umwanya wo kubavuga. Imana yo mwijuru iramanuka, iramurwanirira, iravuga iti mwebwe mukavuga umugaragu wanjye umuhorera, ukiranuka iwanjye, umeze neza. No rero ndabahanye gufata Miriyamu muteza ibibembe. Baragaruka basaba Mose imbabazi, tubabarire, udusabire Imana. Mose nawe ntiyagira ishyari, ntiyagira urwango. Umuntu nakwanga ntuzamwange, uzareka kwange we ntuzamwange, nakuroga we ntuzamuroge. Reka Imana yawe izakurwanirira, izakuba bugufi, izakurengera. Ndabona abantu barengerwa n'Imana, narababonye ab'Imana yarengeye, nanjye yarandengeye. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Mose aramusengera, Imana imukuraho ibyo bibembe, ariko bamukingiranye iminsi 7. Muri make bari bamutenze iminsi 7. Imana ntikunda abanyabyaha, ariko Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha. Ayo magambo Imana ntiyakunda yawe. Uragenda ukavuga mugenzi wawe, ukishyira hejuru, ntabwo ari byo. Imana ntibikunda. Inzo ni ingeso za kamere, ubwo buriganya, ayo magambo mabi n'ibindi bisa bityo, ubwo busambanyi, ubwo bujura, ubwo bwibone, ubwo buryarya, Imana ntibikunda. Mu izina rya Yesu, Imana rero itugirire neza kandi Imana itubabarire. Amen.